Kristo mwitorero barangije gusimbuza amashina y'impaca, amashina y'imandwa, amashina y'ibitaramo byo hanze, amashina yo kuri sitade. Ni impamvu ya 28 nuko amatsinda yabera yubakiye ku bushobozi. Impamvu ya 30 nuko abantu bimitse abayobozi bagendeye ku moko, biza kuzana ingaruka y'amacakubiri mu itorero. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka usuhuze inshuti ya Gusenga Everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe muri kumwe na Kiza Edouard. Abari mu Rwanda Shalom, abari mu Burundi Yambi, abari muri Congo, Malawi, Mozambique, Uganda, Kenya, Tanzania, tubaha ikaze kuri Gusenga Everyday. Umuntu wese ahantu uri muri Afrika ushobora kumva ikirundi n'ikinyarwanda, wumva ko tuguhaye ikaze kuri Gusenga Everyday. Turakunda uri inshuti yaka dasoka. Abantu bo ku mugabane w'Uburayi mukukanira benshi tubahaye ikaze kuri Gusenga Everyday. Abari ku mugabane wa Aziya mukurikirana ibiganiro byacu tubahaye ikaze. Abari ku mugabane wa Amerika mukurikiranira ibiganiro byacu tubahaye ikaze kuri Gusenga Everyday. Abari ku mugabane wa Oceania tubahaye ikaze kuri Gusenga Everyday. Nkuko mura kuri kamera za Gusenga Everyday turi kumwe na Pastor aho. Mwaho neza. Amakuru yanyu turakomeye. Murashimana. Turi bazima. Pastor watangira usuhuza abantu nasenga Imana. Ni karibu kuri channel ya Gusenga Everyday, abatugana badufasha gusharinga. Imana ibaha umugisha. Turi kumwe kandi turabasengera, namwe muratwishimira mugasangiza ibiganiro byacu abandi, maze ubutumwa bwiza bukarushaho kwamamara. Mana ndagushimira, ndaguhimbajwe neza kubw'urukundo rwawe. Dusangize bene data ubutumwa bwiza, twamamaze duhindura amahanga yose kuba bigishwa ba Yesu Kristo. Ujerekeze ijambo ryawe aho rigera hose, imitima y'abera iryakira ikomere, n'abapagani bakira ijambo ryawe bahinduke, byose bibe kugusha ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Basi tuguhaye ikaze. Tugiye gusoza inyigisho zacu. Impamvu 30 zituma itorero ry'iminsi y'imperuka rirangwa n'intege nke. Impamvu 30 zituma itorero ry'iminsi y'imperuka rirangwa n'intege nke. Tugeze ku mugabane wa 6. Nukuvuga ngo impamvu ya 26, 27, 28, 29, 30, tugasoza impamvu 30 zituma itorero ry'iminsi y'imperuka rirangwa n'intege nke. Umugabane wa 6 niho tugiye gutangira. Impamvu ya 26 nuko abantu basimbuje cyangwa se abakristo mu itorero barangije gusimbuza amashi. Ubundi iyo umuntu yabwirizaga neza, kera basubizaga bavugira rimwe abakristo bose mu rusengero ngo amen. Uyu munsi wa none umuntu ari kubwiriza neza bagakoma mu mashi. Kandi amashi yagenewe impaca, yagenewe imandwa, yagenewe igitaramo byo hanze, yagenewe stade. Ubundi amashina y'impaca, amashina y'imandwa, amashina y'ibitaramo byo hanze, amashina yo kuri sitade, ntabwo amashara yo mu rusengero, ntabwo ari ikintu cyari gisanzwe. Ahubwo amashi yatangiye mu 1989 muri Nigeria. Umupaseri witwa Deyemo Tokunumbo niwe watangije gukomera amashi abantu bageze mu rusengero mu 1989. Ibyo biraguka byinjira muri Ghana 1990, bigera muri Congo Kinshasa 1992, binyuriye muri Ministère de Délivrance Combat Spirituel. Umugore witwa Osho Ojumbe Olangi Elizabeth CFMC, nukuvuga ngo Communauté Internationale des Femmes Messagers de Christ. Communauté Internationale des Femmes Messagers de Christ. Nukuvuga ngo iyo communauté cyangwa se iryo torero cyangwa se iyo muvema niyo yatangiranye n'imbaraga zo gukoma mu mashi. Iva Kinshasa 1992 niyo yageze Kinshasa, ariko igeze noneho Igoma ifatwa n'abantu benshi ku buryo uyu munsi wa none
uwabwirije neza ntabwo bakivugira rimwe bose ngo amen, ahubwo basigaye barakoma mu mashi. Urahaguruka ugiye ku ruhimbi, waratoraniwe kuzasoma ijambo ry'Imana, urahaguruka ugihaguruka bagakoma mu mashi batazi icyo ugiye kubabwira. Wabatuka, wababwira ibindi, ibyo ntibabyitayeho, ariko uhagurutse wese akomerwa mu mashi. Ayo mashi rero yasimbuye amen, ntabwo ari byari bisanzwe bihari. Kandi urebye amatorero atangiye nyuma y'inzaduka niyo akoma mu mashi cyane kurusha amakominote yari asanzwe akora. Ariko n'amakominote akomeye umunsi wa none asigara akomera mu mashi abavuga butumwa. Ubundi iyo uvuze ijambo ry'Imana abantu bagafashwa bikiriza amen. Kuriya gukoma mu mashi ni influence, ni Satani winjiriye itorero anyuriye mu mpaca, anyuriye mu mandwa, anyuriye mu bitaramo byo hanze, anyuriye mu bikorerwa muri stade bya fanatisme. Noneho ntibyaba bikibaye christianisme, bihinduka fanatisme. Uwo bakunze bagakoma mu mashi, uwo banga ntibakome mu mashi, bibaye fanatisme, ntabwo ari christianisme oya. Kandi ijambo ry'Imana iyo rimanutse ntabwo rigenda ubusa. Niba ari ryo gukomera mu mashi yari kwiye kuyakomerwa bose, ariko uwo bafana bakamukomera mu mashi, uwo batishimiye ntibamukomere mu mashi. Iyo ni inenge ikomeye yinjiye mu itorero. Amashi mu rusengero ntabwo ari igisanzwe, ni umwanzi Satani winjiye buhoro buhoro. Ariko inyikirizo y'abakristo ni amen. Wabuvuze ijambo ry'Imana bafashwa ni amen. N'amashi n'ay'impaca, n'ay'imandwa, n'ay'ibitaramo byo hanze, n'aya stade. Iyo ni kigaragaza impamvu itoro ry'iminsi y'imperuka rigira intege nke, gukomerwa mu mashi. Iya 27 ni ugushakira ubwere bw'itorero mu kwirukana abantu. Gushakira ubwere bw'itorero ni iya 27 mu kwirukana abantu. Ukavuga ngo koko kanaka atanyumvira, ko kanaka ndwanya, kugira ngo itorero risigarane ubwere bwaryo ndabwirukana. Ntabwo kwezi itorero ari ukwirukana abantu, kuko abirukanwa bose uwabirukanya azababazwa. Umugani Yesu yaciye w'umuntu umwe, Matayo ni 13:24 kugeza kuri 30. Umuntu umwe, Yesu yaciye umugani w'umuntu umwe wabibye imbuto nziza mu murima we. Arabiba, imbuto yari amasaka, amasaka arakura, kandi yari yabibye imbuto ya robanwe nziza pe. Ariko imaze gukura, amasaka maze kwera, na rwa rukungu rwamezemo ruragaragara. Ku ijambo ry'Imana ravuga ngo amaze kwera, gukura, amaze kwera babonye urukungu ruragaragara. Ariko abagaragu babaza umutware batese ko abibye imbuto nziza, urukungu rwaturutse he? Umutware arababwira ati ni umwanzi wakoze atyo. Baramubwira bati ngaho rero tureke twihoreye tururandure. Avuga atoya, mushobora kururandura kuko rugira imizi miremire, rwaje gushiguka rukarandukana n'amasaka, ya masaka tukayahomba. Ahubwo mureke byombi bikurane. Amasaka namara kwera, ageze igihe cyo gusarurwa, nzabwira abasaruzi ngo bubanze mukuru urukungu mu ruhambire imiba, noneho rutwikwe, ahasiga amasaka meza muyahunike mu kigega cyanje. Abagaragu bari bashaka kururandura, ariko umutwara aranga. Bisobanura iki? Umuntu ukurwanya ntabwo ari mubi mu buyobozi, ntabwo ari mubi. Nubwo abarwanya abayobozi bose baba badafite impamvu, ariko kandi hari igihe umuntu ukurwanya kwibutsa. Umutima w'umuntu ugizwe n'amadirisha ane. Umugabo umwe w'umuhanga witwa Yohari, akomoka mu Buholandi, yavuze ko umutima w'umuntu ugizwe n'amadirisha ane, kandi abantu bamureberamo cyangwa yireberamo. Hari uruhande rw'intege nke umuntu yimenya ubwe n'abandi bakarumumenyaho. Iyo ni idirisha rya mbere. Idirisha rya kabiri, hari uruhande umuntu yimenyaho inenge ariko abandi ntibayimenye, rikaba ari idirisha rya kabiri. Idirisha rya gatatu rigize umutima w'umuntu ni inenge umuntu afite atazi ubwe n'abandi batayimuziho, ni idirisha rya gatatu. Hakaba idirisha rya kane rigize umutima w'umuntu, rivuga ngo hari inenge utiyiziho ariko abandi bayikuziho. Iyo umuntu rero ahagurutse kukurwanya, ntukamwange. Ikibi ni uko yahagurukira kukurwanya atakubwiye. Ubundi ubugome buri mu itorero ni uko umuntu akwanga atakubwira icyo akuziza. Ariko umuntu akwanze akakubwira icyo akuzize, ibintu byatungana kuko mwabiganiraho akagufasha. Ariko umuntu kwanga ntakubwira impamvu akwanga, ni umurozi wo mu itorero, niwo bita abarozi.
yari umugabo yari kuba umugore akaroga, ariko umuntu kwanga ntakubwira impamvu akwanze ntabwo aba ashaka kukurokora, nawe ubwe aba yikururira kurimbuka. Uwo ni umurozi. Umuntu yari akwiye kukwanga akakubwira impamvu akwanga, mukabiganiraho akagufasha. Uwo muntu rero ukwanga arakwibutsa, ntabwo ari mubi, arakwibutsa ukaba wakora no kuri za ntege nke weho waba ufite ubwawe abandi baba batazi. Hari intege nke ufite abandi batazi, ariko hari n'intege nke abandi bakuziho wowe utazizi. Iyo bakurebeye mu ntege nke rero bakuziho utiziho ugira ngo barakurenganya, ariko iyo mubiganiyeho umenya impamvu z'izo ntege nke n'inkomoko yabyo, wamara ukabikemura. Umuntu ukurwanya rero akubwiye impamvu akurwanije ntabwo ari mubi, aragufasha, arakubaka, aragukosora. Yuzuza Matayo 18:15 avuga ngo mugenzi wawe niba gukoreye icyaha umusange muri mwenyine, niba atabyumvise neza umusangane n'abantu babiri muhuje ubucuti, niba atabyumvise neza umugeze ku itorero, niba atabyumvise neza itorero ryose rimufate nk'umunyamahanga. Ni Matayo 18:15 kweza ku murongo wa 17. Ntabwo umuntu ukurwanya wese ari mubi, nizo mpamvu umuntu uhagurukiye kukurwanya iyo akubwiye abagufashe kandi abari kugukiza. Ntabwo rero uwo muntu ari uwo kwirukanwa, kuko uwo muntu w'urukungu niba afite imizi miremire, iyo tuvuga ngo urukungu rugira imizi miremire, uwo muntu wirukanwe yashobora kuba afite abantu aziranye nabo benshi muri urwo rusengero. Afite nyina niwe mudiyakoni, afite abana be nibo baririmbyi, afite umudamu we nawe ni umuririmbyi. None uravuze ngo kugira ngo urinde ubwere bw'itorero uramwirukana, kuko ntabwo uramwirukana ngo asige nyina, ntabwo uramwirukana ngo asige abana be, ntabwo uramwirukana ngo asige inshuti ze. Nizo mpamvu urwo rukungu Yesu yavuze ngo mureke urukungu n'amasaka bikurane, nibimara gukura igihe cyo kwera kw'amasaka nzabwira abagaragu ngo barandure urukungu baruhambire imiba, noneho rutwikwe, amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Babandi bagiye bitewe n'uwo muntu, abo bantu bazabazwa umushumba yashumbye nabi. Niba wirukana umuntu kubera ingeso mbi umuziho yaje kugenda akajana abandi, abo bantu zababazwa, kuko hari igihe bazagera hanze bagahura n'amasega abigisha b'ibinyoma bakabaherana. Nizo mpamvu gushaka ubwere bw'itoro mu kwirukana abantu ntabwo ari inzira y'Imana yateguye, oya, ahubwo ni ukubahendahenda kugira ngo bakubwire icyo bakeneye, noneho rero ubakemurira ikibazo kuko bakeneye gutunganirwa. Noneho impamvu ya 28 nuko abera b'itorero bubatse mu matsinda ayishingiye ku bushobozi. Abera b'itorero rya none tugezemo bubatse amatsinda ariko ashingiye ku bushobozi. Abafite imodoka nibo baziranye ukwabo, abafite ubucuruzi bakamenyana ukwabo, abafite akazi gahemba bakamenyana ukwabo, abafite inshingano z'ubuyobozi bw'isi bakamenyana ukwabo. Cyagiye rero cyo gutabarana, itorero ntabwo ryongera kuba rimwe, oya, ahubwo abakire baratabarana, abafite imodoka bagasurana. Byaba ari igihe cy'urupfu abafite imodoka akaba aribo batabarana, n'igihe cy'ubukwe akaba aribo batwererana. Noneho rero abafite ubucuruzi akaba aribo batwererana, abafite akazi muri leta bakamenyana akaba aribo batwererana. Babandi bari hasi rubanda rugufi bakagaragara ko batabarizwa mu itorero. Icyo gihe rero ni intege nke. Niba abakire batabarana bakire ku bwabo, noneho n'abakene bagasigara ukwabo bakigunga, ntabwo ari ko ijambo ry'Imana rivuga. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo waho nuwa 34, ariko turutse kuri 32 haravuga ngo abera b'Imana basangiraga ibyabo bakabisangirira hamwe. Kandi noneho rero kuri 34 haravuga ngo nta mukene wabaga muri bo, barazanaga buri wese agahabwa uko akennye. Ariko batanga urugero rwitwa Yosefu ngo wahimbwe Barinaba ariwe mwana wo guhugura, ngo nawe akagenda akagurisha isambu yakazanira intumwa zigasangiza bose bose bose, uko buri wese ashonje, uko buri wese akennye. Ngiki ikintu kigaragaza intege nke mu itorero, nuko abakire bakundana ukwabo
wabo bagasiga abakene, ntibongere guhinduka itorero rimwe, ntibahabwe uko bose bakennye, ahubwo bamwe bakabukwaho, kandi abantu bose basangiriye hamwe ariko bose bagakora, ntihagire uwifumbata, ntabwo bakwicwa n'inzara, ntabwo bakwicwa n'ubukene. Iyo ni impamvu ya 28. Nuko amatsinda y'abera yubakiye ku bushobozi, abadafite ubushobozi bagacikanirwa, afite ubushobozi bagahezwa. Impamvu ya 29 ni ukuba gito mu buryo buziguye bwabonetse mu itorero, noneho bagakoresha uburyo buziguye bwo kuba gito mu itorero umuntu akimana, ariko ntabwo ari ko ijambo ry'Imana rivuga. Oya, abo bantu bakora ibizira bakeneye kwihanishwa, kandi mu ijambo ry'Imana ntabwo Yesu yavuze ngo tuje turafungurira abakristo gusa, tuje turambika abakristo gusa, ducumbikira abakristo gusa. Oya, ijambo ry'Imana ravuga ngo nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mfite inyota mumpa ico kunywa, nari ndi mu nzu y'imbehe muransura, nari ndi mu bitaro murahagera. Ijambo ry'Imana ntabwo rivuga ko dutabara abari abakristo gusa, ahubwo dutabara n'abari abapagani kugira ngo tubayobore ku Mana. Uwo mupagani rero uramufasha, wamara kumufasha bigahinduka ivugabutumwa, wa murongo wo muri Petero uvuga ngo namwe mugirire neza cyangwa se mugire ingeso nziza hagati y'abapagani. Abapagani basebya abakristo ko ari abagizi ba nabi, ngo ariko iyo babonye ingeso zabo nziza ngo bazarushaho kuhimbaza Imana kuri wa munsi wo kugendererwa. Bisobanura ngo ntabwo umukristo ahunga umupagani, ahubwo aramusanga akamwihanisha. Nizo mpamvu igihe atanga inkunga aramuzirikana, igihe atanga imfashanyo aramuzirikana, igihe asangira aramuzirikana, kugira ngo nk'uko Yesu nawe yasangaga abanyabyaha akaganira nabo agasangira nabo, usoze iyo nshingano ikomeye ya Yesu Kristo. Ubwo rero iyo ni impamvu ya 29. Impamvu ya 29 nuko abantu basigaye barabagito mu buryo buziguye. Sindaho umuntu wambara ibyo ntashaka atazabigura nkabigiramo uruhari, sindaho umuntu icyo ntashaka uwo muntu ntazaba mbigizemo uruhari. Muhaye amafaranga akagura umwambaro ntishimira, abari njuguze, kandi noneho kurimbuka kwe kukazangera. Oya, nudafasha abapagani ngo ufungurire abashonje b'abapagani, ngo wambike abashonje b'abapagani, tuzabona inzira nziza yo kwiyobora ku Mana, kandi uzabibazwa. Iyo ni impamvu ya 29. ni ukuba gito mu itorero unyuriye mu buryo ziguye, ni ukuvuga ngo ukaba gito waziguye, kugira ngo abantu batamenya kuba gito. Turabizi ntabwo abantu benshi bafite impano yo kugira ubuntu, benshi ntabwo bafite impano yo kugira ubuntu, ariko nutagira impano yo kugira ubuntu, kugira neza ni itegeko ry'Imana ridakuka, ritazakubabarira ngo nuko udafite impano. Hari abafite impano yo kugira ubuntu, ariko n'abadafite impano yo kugira ubuntu, gutanga ni itegeko ry'Imana. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa, kandi noneho rero utanga ni uzahabwa ingororano y'ibyo yatanze, kuko buri wese azahabwa ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri. None wakwanga gutanga ukazabona ingororano ute? Iyo ni impamvu ya 29. Impamvu ya 30 ni ukwimika abayobozi. Amatorero menshi ni ukwimika abayobozi agendeye mu byakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 7, agendeye ku moko. Itorero ry'ikinyejana cya mbere ryari rifite ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere ryari rimwe abakene n'abakire. Ikibazo cya kabiri kiza kuba ikibazo kandi kitari ikibazo. Ikibazo cya kabiri hari amoko, Abagiriki n'Abayuda n'abandi b'abanyamahanga, ariko abari bazwi bari Abayuda n'Abagiriki. Ikibazo cya gatatu hakabamo ubujura buhishwe. None ikibazo cya mbere cyo kuba hari abakene n'abakire, igihe cyo gusangira igaburo ryitwa ibyo kurya by'urukundo ryabanzirizaga igaburo ryera byitwa repa agape. Icyo gihe abakene bakaza mbere, baje gusangira n'abakire batanze amafaranga menshi, bagasahuranwa. Basahuranwa, abakire benshi bagacikanirwa kandi aribo babiguze. Noneho rero Paulo mu mwaka wa 57
hafi na 7 yandika urwandiko rw'abakorinto ba mbere igice cya 11 umurongo wa 32 kweza 34 aravuga ngo uguterana kwanyu kwe kuzaba intandaro y'amacakubiri ahubwo igihe cyo gusangira kuzaba gusangira kwera ari ibyo kurya by'urukundo. Noneho rero ushaka kurya ngo ahage ageze aho yifuza aja ryiwe. Ayo magambo Paulo yavugiye gusahuranwa ku igaburo ryitwa repagape ntabwo ari igaburo ryera ahubwo ni ibyo kurya by'urukundo byabanziriza igaburo. Biriya byo kurya Yesu yabwiye Yuda ngo turi buhurize ukuboko mu mbehe ntabwo ari imbehe y'igaburo ahubwo ni ibyo kurya by'urukundo byabanziriza igaburo. Nizo mpamvu Pasika iriho ese pake isobanura ibirori ariko pake itagira ese ikabisobanura kubikirwa k'umwana w'intama ari wo wa Pasika watambwe. Hari ukubikirwa k'umwana w'intama ariyo pake itagira ese, hakaba na pake iriho ese bisobanura ibirori bya Pasika. Ubwo ico gihe rero ibyo byo kurya by'urukundo byasimburaga ibirori bya Pasika abantu bagasangira mbere yo kuja ku gaburo. Ariko noneho Paulo avuga ngo mwisahuranwa cyari ikibazo c'abakire n'abakene. Ikibazo c'amoko nabagira iki n'abayuda. Abayuda nibo bari bafite nyobozi ariko abagirika aribo benshi mu rusengero batanga amaturo menshi ariko igihe cyo gutabara batishoboye nk'abapfakazi abayuda babitegeka bagatabara abapfakazi b'abayuda bakima abapfakazi babagiriki. Abagiriki bakababara ikibazo kirazamuka kibingutu kubera bagiye bubaka ubuyobozi bashingiye ku moko. Hari mu byakozwe n'intumwa cari ikibazo gikomeye bituma ndetse ikibazo ca gatatu c'ubujura itorero bicara kugira ngo batoranye abadiyakoni bakwiye 7 noneho bakemure ico kibazo. Ikibazo kirahagarara ariko cyari cabaye ingutu kivuye ku bakire n'abakene, kivuye ku moko yubakiwe mu itorero mu gihe cyo gusengera abayobozi, kivuye noneho n'ubujura bwari bwinjiye rwihishwa mu rusengero ari byo ndetse byaje kuzana intandaro y'urupfu rwa Ananiya na Safira. Bagurishaga ibyabo bakazanira intumwa igihe cyo gusangira akabari kumwe bagasangira bakarya bose buri wese akarya uko akene ariko wazanye byinshi Satani aramwongorera amubwira ko ari guhendwa kandi yazaniraga byinshi kugira ngo abone umugisha ariko baza kubyinjizamwe amashari. Wazanye byinshi akababazwa nuko hari abaje ntaco bazanye kandi bakarya. Birabababaza cyane bamwe batangira kugabanya nirwo rupfu rwa Ananiya na Safira nuko bagurishije isambu babona ari menshi bakavuga ngo ntabwo turayajanira ziriya nzererezi ziza ubusa ngo dusangirire hamwe. Wa mutima w'ishari uburinjiye Satani barabatanze arabinjirira barapfa kandi bazize ikintu c'akamama c'umwuka mu wa Satani warinjiye mu mitima yabo. Ibyo bintu rero byo kubaka ubuyobozi abantu bashingiye ku moko nabyo bizana ingaruka mbi mu byakozwe n'intumwa igice ca 6. Usomye n'Abaroma 16 urasanga izo ngaruka zo kwimika bagendeye ku bwoko bumwe bw'abayuda byarazanye ikibazo gikomeye mu rusengero rw'Imana bw'ijana ca mbere n'icya kabiri. Imana yacu dusange. Impamvu ya 26 nuko abantu basimbuje amashi. Impamvu ya 27 nuko abantu bashakira ubwere bw'itorero mu kwirukana bagenzi babo. Ya mpamvu ya 28 nuko bumwe bw'abera bwubakiye ku bushobozi bw'abantu. Impamvu ya 29 nuko abantu bize kuba gito mu buryo buziguye. Noneho impamvu ya 30 nuko abantu bimitsa abayobozi bagendeye ku moko biza kuzana ingaruka y'amacakubiri mu itorero ry'ikinyejana ca mbere ari ryo torero ry'intumwa. Imana yacu dufashe kugira ngo izo mpamvu tuzirinde zitadusubiza inyuma. Izo mpamvu tuzirinde zitadusubiza inyuma. Uko ari 5 zigize umugabane wa 6 w'impamvu 30 zituma itorero rigira intege nke. Tuzifate, tuzikomeze, tuzikurikize mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Batseka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire nawe warobanye twumwigane tukubwire ngo Imana ibahe umugisha. Dushimira abantu mwakanye subscribe mwakoze sabone. Dushimira mwe muze gufata ibiganiro byacu
mukabisharinga mukabipartaja mukabera inshuti zanyu. Imana ibaho umugisha, Imana ibahire. Pastor tura ku musozo wasoza kuri channel ya gusenga everyday abatugana Imana ibaho umugisha 078 666 966 kabiri. Imana ndagushimiye ndaguhimbajwize neza uyu mwanya mwiza wemeye ko dusangiza bene data ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rikomeze abaryumva, reka ijambo ryawe ryamamare mu mahanga yose, reka ubutumwa bwiza bugere ku mitima ya benshi abari mu migabane itandukanye n'ibihugu bitandukanye, bose bumva ubutumwa bwiza, bose ribareme ribahindura abigishwa bawe, maze mu gihe gito nugaruka gushakira itorero uzasange bose biteguye kugusanganira. Urakoze abafite imitima yinangiye no bosho guhindurwa n'ijambo ryawe mu mpande enye z'isi hose mu bihugu bitandukanye, kugira ngo Nyagasani yanshingana ikomeye Yesu Kristo yasize yo kwamamaza ishimwe waduhamagaye ukadukura mu mwijima ukatugeza mu muco w'ibitangaza isohore. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka tubabwire ngo ikirano ubutaha. Shalom. Shalom.